Imana irabasabira byose ariko
amazina ariko akajya yiga amazina hanyuma akanashakamo gufasha bakwiranye kuko yumvaga akeneye byanze bikunze gufasha. Imana rero ibonye batamubonyemo kandi ko bitamushimishije bimuteye gusubirwa, bimuteye kumva atishimye, imushakira gufasha bakwiranye. Nibwo rero ibyishimo byagarutse kubera ko yari abonye uwo bafatanya urugendo rw'ubuzima. Iki cyatumye Imana iremera umugabo umugore umufasha we, umugore umufasha w'umugabo, umugabo umufasha umugore. Iki cyo isakramento y'ugushyingirwa rivuga, gufashanya mu mibereho yabo. Umugabo n'umugore bagafashanya mu mibereho yabo, agahita akabera Marie Louise ufasha, Marie Louise akabera agahita ufasha muri byose, igihe byoroshye n'igihe bikomeye, igihe bigenda neza n'igihe bitagenda neza. Kuko barabisubira mu kanya, ntabwo barabisibuka, ntabwo bari bubisimbuke, ari mu mahoro no mu makuba, waba ubuzima cyangwa uburwayi. Ntabwo ari ugufashanya mu bihe byiza gusa, kuko mu bihe byiza usanga byoroshye, usanga atari uri gufasha gusa, ahubwo nawe ubwawe wifasha. Ariko iyo ari mu bihe bigoranye bwo usanga umuntu bimugora, ariko iyo abantu bemeranyijwe bakavuga bati tuzabana kandi urukundo rwacu tuzasaba Imana kugira ngo irushyigikire, ni ngombwa byanze bikunze ko umwe yemera kwitangira mugenzi we. Nacyo twumvaga Pawulo Mutagatifu asa n'uvuga, avuga ko urukundo rw'abashakanye ari nka ryayobera ry'urukundo rwa Kristo na Kiliziya ye. Yesu Kristo yakunze Kiliziya ye, ntabwo byari byoroshye, akenshi byari ari mu bikomeye, niko yadukunze, yemera no kwitanga, yemera ko twitangira kubera urukundo, yemera kubambwa umusaraba. Iki cyo gahita asabwa gukorera Marie Louise, icyo Marie Louise agomba gukorera gahita, kwemera kwitanga, ari mu bihe byoroshye, ari mu bihe binakomeye, urukundo no gufashanya no kubahana. Bagabo mukunde abagore banyu, bagore mubahe abagabo banyu. Icyo gusubiramo isezerano uza kugirana akanya. Gushyingirwa rero umwe mu bwoko bw'umugabo kugira ngo bafashanye, kandi cyane cyane kugira ngo bahugukire Imana, kugira Imana ku buryo bubiri, kubyara ariko nanone kubera imbuto abandi, kuko kuvuka bivuga kuberera imbuto abandi. Iyo umuhoze ati kanaka yemereye imbuto yaba umugeni, aba yamweretse ibikorwa byiza, aba yamubereye urugero. Icyo ngicyo Kiliziya iba yifuza ku bashakanye ngo babe urugero, nubwo baturanye babe urugero, babagenderera. Iryo sengesho Kiliziya ibaturira mu gihe turira abashakanye, kugira ngo umubano wabo ube umubano wa Yesu Kristo abana na Kiliziya ye. Nk'uko tubyumvise no mu Ivanjiri, Yesu Kristo avuga ngo umugabo n'umugore igihe babanye ntabwo byemewe gutandukana. Nk'uko na Yesu Kristo na Kiliziya ye, Yesu Kristo ntabwo ari bwagira igitekerezo cyo gutandukana na Kiliziya, bavuge bati mwababaje simbashaka. Yesu Kristo mu gihe ahora akora uburyo twebwe Kiliziya ye, twebwe Abakristo cyangwa twebwe abantu muri rusange twahorana nawe,
mu bana bashakanye rero ni ngombwa guhora basaba nyagasani bagahora basaba nyagasani ngo abahe buri wese ku giti cye kudatandukana, kutumva yatandukana na mugenzi we, kutumva yakwiteranya na mugenzi we, kutumva yagira na kimwe kimushwanya na mugenzi we gituma atumvikana na mugenzi we, kuko Yesu Kristo nyine abyifuza kuri we